kuki ibyo bintu bitindaho cyane? Ni ukuvuga impamvu mbitindaho, sinzi umuhanzi wo mu Rwanda waririmbye ngo umuco ntugacike. Niyo mpamvu tugomba kugira ngo ntabwo ari byiza ngo umuco utatire umuco niwe utujyana mu nzira nziza twagombye kuba twajyamo. Umuco ni ingenzi, umuntu utagira umuco ndakeka ko aba ari igicibwa mu bantu. Tugomba kurangwa n'umuco gakondo ndakeka nawe utazi ikiza cya gakondo. Niyo mpamvu ingende mu bantu bagendera ku byiza by'umuco. Urakoze cyane. N'ubushize warongeye ugaruka ku kintu uravuga uti njyewe nubwo ndahangaha ariko sinzi umunsi sinzi isaha ko ikiriho cyo nuko nzasubira kuri gakondo. Icyo kintu abantu benshi bakomeje kukibazaho cyane bakavuga ati Olivier yaba ari umurwanashyaka, yaba ari umupatriyote.